muri nge ndi Kizito n'umuntu ubone Kizito kenzarwanira amaraso ye kugeza ku mwanya wa nyuma. Muri nge mfite Jay Polly wishwe nawe. Muri nge mfite Jay Polly nzarwanira amaraso ye kugeza ku mwanya wa nyuma. Muri nge mfite Bahati Mwashimusi. Mfite Beni Rutabana. Kuva 1994 kugeza uyu munsi nibwo mu Rwanda dufite abapfakazi benshi. Abagabo babo bishwe muri gereza z'u Rwanda, muri make bishwe na leta y'u Rwanda. N'ubwa mbere dufite abapfakazi benshi, ntago ari imibare na statistics zirahari mugene mwishaka. Dufite abapfakazi benshi kurenza abo twagize muri genocide. Dufite imfubyi nyinshi kurenza abo twagize muri genocide. Dufite ababyeyi bamaze kubura abana babo benshi kurenza abo twagize muri genocide. Abana bo bitwa still na FPR, abagabo bitwa na FPR, ndetse n'abapfakazi n'abapfagore, kuko FPR ntangira abanura, nta mwana, nta ruhinja, nta mugore, nta mugabo, nta kimuga, nta mumyi. Naka kanya dufite umusazi FPR kuburana n'umusazi. Umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe. Ntago ndi barafinda nkuko muvuga, nize n'amahirwe n'abarafinda. Barafinda rwaye mu mutwe turabizi. Nta nubwo barafinda bitubuviye, leta y'ubwani yatubwiye ati barafinda twamujyahindera afite ikibazo cyo mu mutwe. Ariko ngo ari he? Ngari mu rukiko. Ngo yavuze iki? Ngo Kongo ikize ku mabuye, ngo twe dukize ku bwicanyi. So ikibazo ni iki? What matters? What matters? Barafinda just say Congo is rich about the minerals. Rwanda, we are rich about killing people. It's completely, totally. Yes. Kubera ko Barafinda bivuze nyuma yuko perezida wa Repubulika hagaza hisi yose mubona. Twarabihakanye pe. Bade nanya natwanya n'abantu benshi mu tubari y'abakongomani, twaratwanya abarundi y'amujende ntaga yitwa yamuvane turwasi byo mu mbwerane y'ikibana, kuko nabaganzi ko mfite icyo kizi Kigali. Ariko perezida arabyutse rwose afasha akadege agenda muri isi. Mu gihe wowe ushonje perezida waje mu kirere, number 1 on the world. You understand? Bigeze muri Amerika icyo bita overall office, abanyarwanda kwa manipulation rero badushyizeho. Hari ibintu tudagaciro bireba, so gufata ibintu bwagaciro aho ibintu bifite agaciro kandi twe tukabikaka. Nyuma y'ibyo byose nagerageje kuvuga utuntu mbaye nzi, utuntu nzi. Ariko icyatumye none mvuga ngo enough is enough. Twese turubyiruko nkuko nabivuze. Abantu turi hagati y'imyaka 10 kugera kuri 40 tuzira amakosa yakozwe n'abo twakwisemo n'abarora umodongo n'abacunguzi bacu n'ibiki. So nabo mu kudefanda amakosa yabo badukoresha nk'ibitambo, freedom of speech, twinga democracy, twimibintu ibintu byose twemerwa n'itegeko nshinga. Ayibyo ngiye kuvugaho. Abantu baragiye bapfa tukihangana, abantu bagashimutwa tukihangana, ukumva ngo Bahati yabuze tukihangana, ukumva ngo Kizito yanizwe tukihangana, ukumva ngo Jay Polly yapfuye tukihangana. Ukanavuga ati wenda bo bagerageje wenda ikiriya kintu kirinze wirinze wenda kuvuga ngo mutuyoboye na waba ni nako tubaye. Wirinze wenda kuvuga ngo wenda nakuba ko Minisitiri Bizimana ari kombeho. Yes, ububaye hiryo joro ariko ntabwo gusevinza u Rwanda. Ari byo abindi ngiye mbashinja ngo twe Banyarwanda twe twanga u Rwanda. Ntabwo gusevinza u Rwanda. Ubaye gutyo ufite umwana uri kurera, urabyuka akajya mu magambo nk'aya Bizimana. Amanwa nijoro. Big problem. Narabikunze ko nagengo yisubireho. Thank you so much. Dukeneye abayobozi bisubiraho. Uri abayobozi bisubiraho ni sawa. Kandi cyinshi ibintu byose nuko batisubira mwandikire ngo wayobye. Nta kibazo shaka suko wewe wayobotse tuzabireba sha. Aho kugira ngo nge nyoboke ikinyoma bro nayoboka ukuri. Niyo namara amasegonda. Baravuga ngo ubutumwa burutunumwa. Mihigo Kizito yarabivuze. Umwe mu barora umudo banje, umwe mu Banyarwanda bagaciro. Ndamugarukaho. So nyuma yo kwirengagiza ibyo bintu byose, ejo bundi mbyuka nari ndi ku kazi, nibereye ku kazi. Ndeba post z'umwana w'umukobwa just watabaje ngo turashonje, turakene.
icyakurikiyeho ni iki? Mubwire Kasuku azasubiza, none tubwire icyo agomba gusubiza uriya mwana. Wowe Kasuku uri kwandika ngwino, wowe uri mwe mubona abonye bafite tuzi, ngaho ngwino uvugire FPR, utubwire igisubizo mwahaye uriya mwana online aho gitane n'icyo uri kuma. So twihangane ko twita abantu ibigarasha, abandi tukabita ngo abanzi b'igihugu, abandi tukabita iki, kuko wenda bagerageje kuvuga kuri politike. Imba rero bigezaho umuntu avuga ngo ndashonje akitwa umwanzi w'igihugu, bro kuva uwo munsi ntago ndaryama, imitsi irandya, mu mutwe harandya. Ibyo bintu ndimo hano wa mbere mutuka, nababujije gutukana, batura umwanzi w'igihugu, atabanze igihugu tugomba kubatuka, nababujije gukomeza gushyigikira umuco wo guca Imana mu gihugu, ngo insengero biki murantuka, ndabyibara ndavuga nyine ibyo birasanzwe. Ariko mbonye mututse umuntu wavuze ngo arashonje, kandi nanjye mbizi neza ko ibiciro by'ibyo kurya uyu munsi tuvugana na nshekinze bimaze kwikuba inshuro 8% mu mezi 3. Ayo ni mu mezi 3. Mbizi neza ko ngende umunyarwanda waguze ibirayi by'amafaranga 15, bya 20, bya 30. Mbizi neza ko ikiro cy'ibirayi kigeze ku bihumbi 40, ibihumbi bingahe. Ngende umuntu waguze ikiro cy'inyama kigura 400, nkaba mbizi ko ikiro cy'inyama kigeze ku bihumbi 8. Naguze sanse amafaranga 100 ikabigeze ku bihumbi 2. Nateze bisi y'amafaranga 50 ikabigeze kuri 440. None sina nayibona kubera bwa busambo bwa leta bwo kwikubira amasoko, bimye abantu public transportation. Cyane n'icyaha leta yakanakurikiranweho. Uranyumva neza? Nta kibazo nayobye, ndagaswinge mpise munga wayobye. Yes nayobye. Icyo kintu narakibonye ndahahamuka. None narahahamutse pe, narahahamutse ku rwego rwanyu. Naravuze yes, imba abanyarwanda bapfa kubera ubutaka bwabo, bagapfa kubera ibitekerezo byabo, abandi bagapfa bazira imyanya bari no kurwana. Hari n'abapfa bari kurwana iyo myanya yabo yo hejuru iyo ngiyo, abandi bagapfa bavuga uburenganzira bwabo. Imba bigeze mu gupfa no kwitwa ikigarasha n'inyangarwanda kuko uvuze kushonje, ngewe nka badi nashyize muri logique yanjye, mbona ko ku isi nta muntu utaravugishwa n'inzara. Ku isi yose nta n'umuntu ubaho utavugishwa n'inzara. Inzara ntabwo ari ikintu bro. Kuvugishwa na politike ni amahitamo, kuvugishwa ukomplayininga ko utagiye ku ishuri ni amahitamo. Ushatse wabereka ntujye no ku ishuri ntunabibaze. Ariko bro inzara ndakurahiye, inzara ndakurahiye. Nta muntu waburara rimwe kabiri ngajya byuka abone ntahasaba akazi. Nta kazi dufite murabizi, ntahasaba amafaranga, ntareba ubindaya, ntareba umucuruzi w'ibitemewe, baramurasa. Bashonje. Uzi kuriya mwana ngiye muri tage ntabirebaga, yakeneye ko abantu baravuga ati urihe tukohereza amafaranga tugiye ko nta nubwo ari abantu boroheje. Abantu b'abagabo b'abapapa bakuru baraza ngo umwana ni ikigarasha, ngo yishyuwe, ngo ngari gukoreshwa, ngari kuvugirwamo, ari kuvugirwamo. S'il vous plaît, umwana w'umukobwa utarengeje n'imyaka 20 aravugirwamo nande? Aravugirwamo nande mu by'ukuri? Icyo kintu narakibonye mbitekerezaho, ntekereza ko njyewe ntunze abantu benshi mu Rwanda, benshi cyane. Kuva nababonye ntago ari ukuvuga ngo ndi hano muri Amerika nuko nta kenshi mu Rwanda ntunze abantu benshi. Ariko buri muntu nashoboraga kuba byibura n'aha amadolari 100 akishima n'ibihumbi 100. Sigenya mu akambwa kadashobora no gutwara ambaraje cyangwa akadobo ku isoko. Mbameze nk'umuguriye mituyo, mbameze nk'umuguriye kuko n'urunyanya barakubarira, babara ntago bagitondeka inyanya kwa kuna tondeka barabara ngo rumwe 400, rumwe urusenda, pilipili. Ntago bidusaba kuzicura, ntago dufite ubutaka, dufite ikibyanahozeho. Ibyo bintu nabibonye umutima urandya, agahinda karanyica, ndababara. Songeye rondo umuntu w'abantu, kitu umuntu w'abantu kuri nibyo byishimo byanjye, aho gupfaho nuzuye amaraso. Yes, nta maraso y'umuntu n'umwe nshaka zanjya mu biganza cyangwa zanjya mu mateka, kuko ibi dukora byose nta na kimwe gisibangana. Twese ejo bundi tuzaba amateka, kuba amateka ni vuba cyane. N'ejo bundi
abatuyoboye ufite imyaka myinshi nka 15 kugira ngo urugendo rwe rw'ubuzima burangire, kuko gusaza bibaho. Twe tukiri batoya za 30 za 40 natwe tubayeho ubuzima ngo bwo kuramba nta urenza 35 nyine amateka ejo ndazaba ari kuvuga kugira ngo amateka azamvuge ngo Badi yaricara ikigwara ngo abantu bakatwa amajosi abandi birukanwa mu byabo Badi arareba oya ahubwo nabivuga none ahangahigwa nkanicwa nkaruhuka. Uriya mwana w'umukobwa yarambabaje bro, nitekerezo ndavuga okay akangaka kakanu kari small kurenza kakambaje, navuze ko ikirakurikiyeho ubu ibakoze ikintu cyitwa silence, nkuko nyine twe twarezwe na silence iki kirabaye mwana kibonye bats zip. Ndavuga Sasimba umwe wenyine abigerageje gahita aba silence agatabarizwa ibiki kigiye gukurikiraho, abantu bagiye gupfira mu mazu n'indani bihishe. Umuntu hamwe arajyaga akabwato kugira ngo mvuge nitwe ikigarasha nitwe gupfa mazu n'aka kanya buri muntu akomanze ku muturanyi we ashobora kubona umuntu wapfushwe n'inzara, kandi abizi kejo nzamubona neza ko mwa posting cyangwa hari uwahunze. Ndabizi kejo murabantaginga nkimara kuva kuri no live bivuze ngo biranahari abantu bapfira mu mazu. Abana akavuga ati nyine inzara iraniga aho kugira ngo mbipire umuntu. Oya ejo ni perezida wacu, perezida Kagame navuga ati aho kugira ngo ngiye nkomeze nigwe n'ibi binyagwa by'abanyamahanga n'ibiki nibyo bavuga ati ndanigwa n'intambara ndarwana nabo, nanjye aho kugira ngo nkomeze nigwe n'ijambo ry'ukuri ryo guhumuriza abababaye ntanigwa n'undi bwira. Umwana amaze kurira ibyakurikiyeho mwarabibonye, uko byagenze byose mwarabibonye. Uko bimeze birabireba, ntago ari ukuvuga ngo birabireba. Uko bimeze ubu navuga ngo ihangane, n'abandi bameze gutyo mwihangane. Nta n'ubwo navuga ngo upfa kuvuga barakwica barakugira gutyo. Yes, ahubwo ndi kwibwira umubano kugira mutekereze n'iki twakora kugira tugaburane hagati yacu kugira ngo tuticwa, ko kubivuga no gupfa kandi gusonza byo uri bubashe kwikura ibyo mbuga byo iby'inzara dufite. None reka babwira urwego biriho na perezida wa repubulika we ubwe ntabwo yabasha gukemura ikibazo cy'inzara dufite, kugira ngo urumari n'ibintu birenze nyine. Niyo guverinoma yose yakwicara cyo gukora byashoka bicaye bakabanza kiyambura umwenda wa FPR bambaye wajya ntibatekereza, bakabanza gakunda abanyarwanda akavuga turabizi twararengera ariko none kadusasa inzobe katujye hasi dufatikanye n'aba bantu tubagabure tubigende gutya. Ibyo byo byashoka, ariko mu rwego biriho FPR idafashe uwo mwanzuro nta wundi muntu ushobora guhagarika iyo nzara. Ntabwo mvuga ngo kuko Badi bivuze mpagaritse iyo nzara, kuko biragoye ko bareka barenga iyo nzara. Arega inzara mugomba kumenya ko ntabwo dufite ubutaka bwarumbye, nta nubwo twabuze imvura. Igihugu cyacu gikora mafia nyinshi cyane, kigakoresha twebwe n'umutungo wacu. Wajya no kubaza ugahita ubizira. Iyo mvuze ngo mafia ntumve ngo turi muri M23 nitwe M23 nubwo abanyamahanga bavuga ngo dufasha, nubwo na leta yatwemereka avuga ati yadukorana nabo ya ko nitwe dutraininga abarwana n'abana bacu, abapfa n'abana bacu, imbunda bafite nitwe tuzigura nk'abanyarwanda kuko ni imisoro yacu n'amaboko yacu. Ibyo turabiguze. So igihugu kiri mu ntambara rero kigomba kugira ubukene bw'urwego bukomeye. Usibye n'u Rwanda, Uburusiya niyo mpamvu ubukene, niyo mpamvu ubukungu bwaguye ko buri mu ntambara. So umuyobozi kuza akagusobanura akakubwira ibindi bintu by'ubugoryi abakubeshya, akaje akavuga ati no dufunga umukanda kuko twiyemeje kurwanira ya ntambara kugira tuzayikuremo ibi ngibi, so turi kuyinvestingamo. Tutanakeka ko amafaranga yose Kagame yicaranye cyangwa FPR bayicaranye mu mifuka yagize yoya bari kuyashyira muri ibyo bikorwa byica abakongomani, byicwa abarundi. Bivuze ngo nubwo uburaye ariko wakontribuwe mu kwica abakongomani, wakontribuwe mu kwica abarundi, wakontribuwe mu kwica abanyamurenge n'abanyamasisi bababeshya ngo bari kubabohora ibirombe. Maze kubona muri uwo mukobwa narababaye mbitekerezaho, ntabwo nahise mfata icyemezo, nabitekerejeho biranga. So naje gukora